Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 30. Urwango hagati y'umuntu na Satani. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Urubanza Imana yaciriye Satani umuntu amaze kugwa mu cyaha, narwo rwari ubuhanuzi bubumbatiye ibihe byose kugeza ku munsi w'imperuka, kandi rugatunga agatoki ku ntambara ikomeye y'amoko yose y'abantu bazabaho ku isi. Imana iravuga iti, nzashyira urwango. Urwo rwango si rwa rundi rusanzwe mu bantu. Ubwo umuntu yari amaze kwica amategeko y'Imana, kamere ye yahindutse yo gukora icyaha, nuko yunga ubumwe na Satani bahujwe n'icyaha. Ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukibaye hagati y'umunyabyaha na shebuja w'icyaha. Bombi babaye umwe, kuko bose bafatanije kugomera Imana. Umugome nta na rimwe aruhuka keretse amaze kubona abemera gukurikiza icyitegererezo cye. Kubw'impamvu abamarayika baguye hamwe n'abanyabyaha bakoze ishyirahamwe. Iyo itabarogoya, Satani n'umuntu baba barafatanije kugomera Imana mu cyimbo cyo gukomeza kwanga Satani. Uwo muryango wose ukunga ubumwe bakarwanya Imana. Satani yoheje umuntu gukora icyaha nk'uko yoheje abamarayika kugomera Imana. Ibyo nibyo byatumye umunyabyaha na shebuja w'icyaha bafatanyiriza hamwe mu ntambara yo kurwanya ubutegetsi bwo mu ijuru, mu cyimbo cyo gukomeza urwango yari yashyize hagati y'abo bombi, ahubwo uwo muryango wose wunga ubumwe barwanya Imana. Nta tandukaniro ryari hagati y'umuntu n'abamarayika baguye ku byerekeranye n'urwango hagati yabo na Kristo. Nubwo mu bindi batuzuraga, babaye agati gakubiranye mu kurwanya ububasha bw'umutegetsi w'isi n'ijuru. Ariko ubwo Satani yumvaga itangazo rivuga ko hagati ye n'umugore hakwiriye kuba urwango ndetse no hagati y'abazamukomokaho, yahereye ko amenya ko umuhati wose yagira wo guhindanya ishusho ya mwene muntu uzagira ikiwurogoya, kandi yuko hari ubwo umuntu azashyira agahabwa ububasha bwo kunesha imbaraga ze. Urwango Satani yanga abantu rwarabyutse, kuko muri Yesu Kristo rugaragaza urukundo n'imbabazi by'Imana. Ubundi kandi umugambi ukomeye ni ukurogoya inama y'Imana yo gucungura umuntu no kuyambura icyubahiro cyayo, agahindanya n'ibiremwa byayo. Yashakaga guteza umubabaro mu ijuru, maze isi yose akayuzuzamo amahano, nuko ibyo bibi byose yateje atangaza ko bitewe n'uko Imana yaremye umuntu. Ubuntu bwa Kristo nibwo butera umutima w'umuntu kwanga Satani. Hatabayeho ubuntu n'imbaraga bihindura umuntu akaba mushya, yakomeza kuba imbata ya Satani, umugaragu we uhora yiteguye gukora ibyo amutegetse byose. Ariko amategeko mashya yinjiye mu mutima we atangiza intambara ahahoze amahoro. Imbaraga itangwa na Kristo ibashisha umuntu guhangana n'umushukanyi. Umuntu wese wanga icyaha mu cyimbo cyo kugikunda, umuntu wese urwanya kandi agatsinda ibishuko bimwuzuye umutima, aba yerekanye ko amabwiriza y'ijuru ari mu mutima we. Urwango hagati ya Kristo na Satani rwagaragaye cyane igihe isi yakiraga Yesu. Kutamwakira ntibyatewe n'uko ataje mu isi afite ishusho nziza, si uko atari umutunzi w'iby'isi, si n'uko atari umuntu ukomeye. Ibyo si byo byatumye abayuda bamwamagana. Bamubonyemo imbaraga ikomeye yari ikwiriye gusimbura ibyo byose atari afite. Ariko ubutungane n'ubuziranenge bya Kristo nibyo byabyukije urwangano rw'abantu babi. Kwitanga kwe, imibereho y'izira inenge, byari igihano gihoraho kuri ubwo bwoko butagonda ijosi. Ngibyo byabyukije urwango ku mwana w'Imana. Satani n'abamarayika baguye bifatanya n'abantu b'abanyangeso mbi. Imbaraga zabo zose bazihuriza hamwe kwanga uwo munyakuri. Bene urwo rwango nirwo rwagaragariye kubigishwa nk'uko barwanze sebuja. Umuntu wese usobanukirwa n'imiterere mibi y'icyaha, maze kubw'imbaraga z'Imana agatsinda ibishuko, nta gushidikanya azatuma uburakari bwa Satani n'ubw'abambari be bigurumana umuriro. Kwanga amabwiriza y'ukuri no kurimbura abaguhagarariye bizahoraho igihe cyose icyaha n'umunyacyaha bizaba bikiriho. Abigishwa ba Kristo n'abakozi ba Satani ntibashobora kwiyunga. Ikigusha cy'umusaraba nticyarangiye. Abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Abakozi ba Satani barakorana umwete umurimo wabo, kandi ari we ubayoboye kugira ngo bashyireho ubutegetsi bwe, maze bimike ingoma ye ihangane n'ubutegetsi bw'Imana. Muri iki gihe giheruka barashaka kuyobya abizera Kristo ngo babavane mu nzira y'ukuri. Nk'uko umutware wabo yabigize, bagoreka ibyanditswe byera kugira ngo bagere ku mugambi wabo. Nk'uko yihatiye gusebya Imana, niko n'abakozi be bakora kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Umwuka wicishije Yesu ku musaraba niwe ukorera mu bakozi ba Satani kugira ngo barimbure n'abamwizera bose. Ibi nibyo byavugiwe mu buhanuzi bwa mbere. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, kandi ibyo bizahoraho kugeza ku mperuka y'ibihe. Satani ahuruza ingabo ze zose kandi agakoresha n'imbaraga ze zose muri iyo ntambara ikomeye. Ni kuki adahura n'abamurwanya bashikamye? Kuki abasirikare ba Kristo basinziriye ntacyo bitayeho? Nuko bafitanye umubano muke na Kristo, kandi bakaba batakiyoborwa n'Umwuka Wera. Ntabwo bacanye umubano n'icyaha na shebuja, ntibakizinutswe burundu. Ntabwo bafashe umugambi wo kurwanya icyaha bivuye inyuma nk'umukiza wabo.
ntibasobanukiwe neza n'imbaraga z'ububi n'ubucakura bw'icyaha, ibikorwa n'imbaraga by'umutware w'umwijima byabahumye amaso. Ntabwo bazinutswe Satani n'imirimo ye, kuko batasobanukiwe n'ububasha bw'ubuhendanyi akoresha, ntibanasobanukirwa n'intambara ikomeye Satani arwana na Kristo n'itorero rye. Aha niho benshi cyane bayobera. Ntibamenya ko umwanzi wabo ari umugabo ukomeye utegeka abamarayika babi, yihatira gukoresha umugambi we wa kera urimo ubuhanga bukomeye arwanya Kristo kugira ngo avutse abantu agakiza. Benshi mu bizera ndetse no mu bagabura b'ubutumwa bwiza ntabwo bamwamagana, keretse gusa igihe babwiriza ku ruhimbi, nabwo bisa n'ibibagwiririye. Babona ahantu hose umwete Satani akoresha, ubundi bakabona n'abo yigarurira, bagahinyura imiburo ibereka ubucakura bw'uwo mwanzi, bagasa n'abatazi kwabaho rwose. Iyo benshi badasobanukiwe n'ubuhendanyi bwe, uwo mwanzi w'imitima ahora ari maso abubikiriye. Yinjira mu byumba by'amazu yose no mu nzira zo mu midugudu yacu yose, mu nsengero, mu nama z'ubutegetsi, mu nkiko zica imanza, abo bose akabateramo gushidikanya, akabayobya. Ahantu hose agahumanya imitima myinshi, agahindanya imibiri y'abagabo, abagore n'abana, agatandukanya imiryango, akabiba inzangano mu bantu, kwifuza ubukire, amahane, ubuhendanyi n'ubwicanyi. Isi ya Gikristo yizera ko ibyo byose bituruka ku Mana bikaba bigomba kubaho. Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana. Intwari ikomeye cyane akoresha muri iki gihe ni ugusenya insika zose zari zibatandukanije n'isi. Abisirayeli ba kera baguye mu cyaha kuko bivanze n'amahanga y'igipagani, kandi bari barabibujijwe. Nguko uko n'Abisirayeli b'iki gihe baguye. Imana y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 4:4. Abatiyeguriye kuba abakozi ba Kristo Yesu baba baritangiye kuba abakozi ba Satani. Umutima utaravuka ubwa kabiri ukunda icyaha, kandi ugahora ushishikarira urwitwazo, naho umutima wabyawe ubwa kabiri wanga icyaha urunuka, kandi ukarwanira kugitsinda. Iyo abakristo bahisemo kwibanira n'ab'isi batizera kimwe, baba bishyize mu kaga k'ibigeragezo. Satani wiyoberanyije abakingiriza inyegamo y'uburiganya, ntibabashe kubona ko bene abo bazababera umutego wo kubashyira mu kaga, kandi ko no mu gihe cyose bazaba bakimeze nk'ab'isi mu mico, mu magambo no mu bikorwa, buhoro buhoro bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira. Gukurikiza imico y'ab'isi bituma isi ihindura itorero, nta na rimwe bitera isi kwakira Kristo. Uwihindura inshuti y'icyaha azasanga nta bubi bukirangwaho. Uwiyemeza kugirana ubucuti n'abakozi ba Satani, bidatinze nawe azabugirana na shebuja wabo. Mu gihe tugeze mu bigeragezo nk'uko byagenze kuri Daniyeli ari ibwami, dukwiriye kumenya tudashidikanya ko Imana izaturinda. Ariko niba ari twe ubwacu twishyize mu bigeragezo, bitinde bitebuke, tuzatsindwa. Kenshi umushukanyi akorana n'abadakekwaho kuba mu buyobozi bwe. Abahawe impano bakagira ubwenge barishimirwa, bagahabwa icyubahiro, nk'aho iyo mico yabo yabongerera kutubaha Imana, ikabahesha uburenganzira bwo kubona umwanya mu ijuru. Impano n'ubwenge bishingikirizaho bitangwa n'Imana, ariko iyo bibaye ibyo gusimbura ubuziranenge igihe mu cyimbo cyo kwegereza abantu Imana, ahubwo bikabakura ku Mana, bibahindukira umuvumo n'umutego. Abantu benshi batekereza ko umuntu wese wumvira mu ruhande rumwe akwiriye kwifatanya na Kristo, ntabwo ibyo byigeze bibamo igicumuro gikomeye. Izo mpano zikwiriye kuba mu muco w'umukristo wese, kuko arizo zimenyekanisha idini y'ukuri. Ariko niba zisimbuye kubaha Imana, zizahinduka intwaro zikomeye zo kuyimura. Umuntu ujijutse usa n'uwakora ibyiza, ntashake kwicisha bugufi ngo areke ibyo bikorwa by'ubupfu, ahinduka intwari ityaye mu ntoki za Satani. Kamere ye n'ingeso ze z'ubuhendanyi hamwe n'icyitegererezo kibi bamubonana, bimutera kuba umwanzi ukomeye w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kuruta abatabizi kandi batize. Mu masengesho y'ukuri no kwiyegurira Imana, Salomo yahawe ubwenge bwatangaje isi yose. Ariko ubwo yari amaze gutera umugongo isoko y'imbaraga ze, agatangira kwiringira ize wenyine, ibishuko byamuciye urwaho maze biramugarika. Ubwo rero imbaraga itangaje Imana yari yahaye uwo mwami w'umunyabwenge kuruta abandi bami bose, yamuhinduye umukozi ukomeye w'umwanzi w'imitima. Nubwo umwanzi ahora yihatira guhuma abantu amaso, abakristo ntibakwiriye kwibagirwa na rimwe ko batarwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategetsi b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imiburo yahumetswe n'Imana ihora irangira kugeza muri iyi myaka yacu. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Guhera mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cyacu, umwanzi wacu ukomeye yakoresheje imbaraga ze zose guhata no kurimbura abantu. Ubu arategura intambara ye iheruka yo kurwanya itorero. Abashaka gukurikira Yesu bose bazajya muri iyo ntambara y'umwanzi utajya goheka.
uko umukristo agenda arushaho gukurikiza icyitegererezo cy'ijuru niko arushaho kwerekana ko yiteguye guhangana n'ibitero by'umwanzi. Abantu bose biyeguriye gukorera Imana bahora bashaka gutahura ibinyoma by'umwanzi no kwerekana Kristo imbere y'amahanga. Bazashobora gutanga ubuhamya nka Pawulo ubwo yavugaga ibyo gukorera Uwiteka n'umutima wicisha bugufi, abogoza amarira kandi mu bigeragezo byinshi. Satani yateye Yesu amugerageresha ibishuko bikomeye cyane, ariko mu kigeragezo cyose umwanzi yaratsinzwe. Izo ntambara nitwe ubwacu twagombaga kuzirwanira, uko gutsinda kwatubereye inzira yo kunesha. Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo kunesha. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atamutije umurindi. Umwanzi ntafite imbaraga zo gutegeka ubushake cyangwa guhatira umutima gukora icyaha. Ashobora guteza umubabaro mu mutima w'uwo bahanganye, ariko ntashobora kumwanduza. Ashobora kumuca intege, ariko ntashobora kumuhumanya. Ukunesha kwa Yesu gukwiriye gukangurira abamwizera bose kurwana bashikamye, barwanya icyaha na Satani.